Njyewe Muhire Pierre maze kumva icyo amategeko ategeka abashakanye, nemeye nta gahato ko abashyingiranwe nemeye nta gahato ko wowe Mukamana Marie Jose umbera umugore, tukazabana nk'uko twabyumvikanye. Pierre, ushobora gusoma ibyanditse aho ngaho? Tukazabana nk'uko tangira messieurs, tumuhe ituze. Njyewe Muhire Pierre maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe, nemeye nta gahato ko wowe Mukamana Marie Jose umbera umugore, tukazabana nk'uko twabyemeranyijwe kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Urasubiramo? Ntabwo nsubiramo. Soma ibyanditse aho neza kuko birahari. Ni indahiro. Njyewe Muhire Pierre maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe, nemeye nta gahato ko wowe Mukamana Marie Jose umbera umugore, tukazabana nk'uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Mukamana Marie Jose maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe, nemeye nta gahato ko wowe Muhire Pierre umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abitegeka. Urasubiramo? Njyewe Mukamana Marie Jose nemeye nta gahato ko wowe Marie Jose, gerageza utuze urabisoma neza rwose. Njyewe Mukamana Marie Jose maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Muhire Pierre umbera umugabo, tukazabana nk'uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Mu myirondoro n'ibindi. Ari ubuhinzi ni umwuga mwiza utunze abawukora, ari no gukorera urugo rwawe nabyo ni byiza kuko byose bifite agaciro ko guteza imbere urugo. Iyo umwe rero mu bashyingiranywe ateshutse ku nshingano ze, nagira ngo abari inyuma bamfashe rwose ndamara minota mike cyane, sindi bubatindire. Navugaga yuko iyo umwe atubaye inshingano ze, uwo bashyingiranywe ashobora kumuregera urukiko kugira ngo rufate ibyemezo by'agateganyo biza kurengera abana bikarengera n'urugo. Ishyingirwa rishobora guseswa ku mpamvu ebyiri zikurikira. Iya mbere ni urupfu rw'umwe mu bashyingiranywe. Iya kabiri ni ugutana burundu kw'abashyingiranywe. Iyo umwe mu bashyingiranywe apfuye, ishyingirwa riraseswa, n'uburyo bahisemo bucunga umutungo wabo nabwo bugaseswa. Icyo gihe usigaye afite uburenganzira n'inshingano byombi. Uburenganzira abufite kuko ashobora kongera gushyingirwa. Umugabo ashobora guhita ashyingirwa, nabonye bo batagira byinshi bibagoye cyangwa se bibazitira,
ariko itegeko riteganya yuko umugore ategereza iminsi 300 ibarwa uhereye igihe umugabo yapfiriye ukabona kugira uburenganzira bwo kongera gushyingirwa. Ndabisobanura. Iyo ubaza iminsi 300, iyo minsi ihwana n'amezi 9. Amezi 9 ashobora kuba yarasize utwite, icyo gihe mu mezi 9 waba ugiye kubyara. Iyo ushatse gushyingirwa muri ya minsi, icyo gihe umuganga wemewe na leta aragupima akemeza yuko udatwite. Icyo gihe ugira uburenganzira bwo kongera gushyingirwa. So nta segregation irimo rero ko abantu bajya babitindaho cyane. Inshingano asigarana nizo kurera abana yasigiwe na nyakwigendera. Kabone niyo yakongera agashyingirwa, asigarana izo nshingano zo kurera abana yasigiwe na nyakwigendera. Birashoboka kuba nawe ashobora kwitaba Imana mbere yuko abana bakura. Iyo rero nawe yitabye Imana mbere yuko abana bakura, itegeko ry'umuryango ryateganije uko abo bana bazarerwa. Kwa kenshi wasangaga bagenda batwarwa nabo mu miryango, ikabarera, ikazagaragaza kera yuko yabareze mu mitungo yasizwe n'ababyeyi, umwana adafite ikintu yitabaza. Ariko itegeko ry'umuryango ryateganije uko abana nk'abo bashobora kuzarerwa igihe bibaye ngombwa. Impamvu ya kabiri navuze niyo gutana burundu ko abashyingiranywe. Abashyingiranywe bashobora gutana burundu biturutse ku mpamvu ziteganywa n'itegeko, aho buri wese mu bashyingiranywe ashobora gusaba gutana burundu kubera imwe mu mpamvu zikurikira. Ubusambanyi. Ubusambanyi bufite ibimenyetso nimwe mu mpamvu yatuma abashyingiranywe batandukana. Guta urugo nibura igihe cy'amezi 12 akurikirana. Ahangaha hariho abajya bakora amakosa, akagira icyo apfa na mugenzi we, yarangiza agafata akabaga cy'akabaragiye. Nta wabwiye, aragiye gusa. Bundi y'abantu bashyingiranywe nta burenganzira ufite bwo kuva muri urwo rugo, uretse mu byumvikanyeho n'uwo mubana. Guhaguruka rero ukagenda, ashobora guhindukira akajya kuvuga yuko wataye urugo, akajya kukurega. Igihano cy'icyaha gisebeje, ushobora gukora icyaha, ari icyaha n'inyito yacyo n'igihano byose bikagusebya nk'umugore cyangwa umugabo n'umuryango wose bakananirwa kubyihanganira. Icyo gihe umwe muri bo ashobora gusaba ubutane, n'uburenganzira bwe niba byamunaniye kubyihanganira. Kwanga gutanga ibitunga urugo. Aya ni amakosa akorwa cyane rwose kandi birahari hanze aha byinshi. Umuntu akirengagiza nkana yuko afite inshingano, agasa nk'uwapfuye cyangwa nk'udahari kandi ahari. Inshingano zose zikajya ku mutwe wa mugenzi we wenyine. Urugo rugizwe n'abantu babiri bakorera hamwe kugira ngo bateze urugo rwabo imbere. Ntabwo rugizwe n'umuntu umwe uzavunikana inshingano zose kandi mugenzi we ntawe yagiye. Guhoza mugenzi wawe ku nkeke. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Hari ibintu bimwe ngira ngo abantu bumve. Kugira urugo ngo rubu urugo bisaba ibintu byinshi. Bisaba iyo commitment mwagize yo kubana,
ubwo bwumvikane n'icyerekezo mufite cyo kubaka urugo, umuntu umukangure, kangura uwo mugenzi wawe. Rega nibo mbwira, baherutse kumbwira ngo ibyo muvuga hariya ngo ntabyo baba bumva. Ubu tuvunikira ubusa nta n'ibyo mwumva. Ni ibitangaza rwose. Turakoresha iminota mike mwihangane n'ikitego riteganya, ariko turakoresha iminota mike. Navugaga akantu kuko abantu bagira umwanya wo kuganira. Iyo mwagize umwanya wo kuganira ubuzima bwanyu, ku bibazo byanyu mufite mu rugo, hari byinshi bikemura, mudashobora gupfa muri ibindi mvuga. Birasaba yuko mushaka uwo mwanya rero. Kumara nibura imyaka 2 mutabana ku bushake bwanyu, nabyo byaba kimwe mu mpamvu yatuma mutandukana. Ndetse no kubana no kutabana birenze amezi 12 akurikirana uhereye igihe mwashyingiriwe, nta mpamvu zitishingiro zihari. Iyo tubashyingiye hano, mu by'ukuri muba mwahindutse umugabo n'umugore imbere y'amategeko, bitewe n'imyemerere yanyu. Bamwe bagategereza kiliziya n'itorero no kwa haji. Ni uburenganzira bwanyu, ariko iteko riteganya yuko bigomba gukorwa mu gihe gikwiye kugira ngo mubane, kuko muba mwarashyingiwe byemewe n'amategeko. Icyakora nanone mushobora kutabana bitewe n'uko umwe muri mwafashwe nabi. Iyo nicaye imbere y'abageni mba ndeba ukuntu basa neza, nyuma y'igihe gitoya kuko utamwitayeho, muraza kubibona hano mu kanya gatoya, muze kubzavinga gusa, muraza kubibona yuko keya ari nkeya cyane. Ariko izitabonetse hano, mugerageze byibuze akanya gato turi bumarane zize kuboneka, byibuze bagendere kuri izo muzakomerezeho. Njya mpamagara abageni, umwe akagenda ukagira ngo ari muri marato, akabataye mugenzi we. Iyo ureba rero ukuntu basa, nicyo navugaga, kwa kwitabwaho kukabura, ushobora kumureba ukagira ngo si wa wundi wabonye cyagiye ku murenge wa Kimironko bashyingiwe. Ariko barasa neza.